twe ikintu turi gusaba sana iyi guverinoma ya M23 ikomeze ibeho dufate n'ikinshasa tuhagere kureho buriya butegetsi bwari buriho dushyireho ubwacu nta kindi kintu nicyo kintu gitumye mva muri guverinoma nkizana ubwanjye kuri twebwe turi aba blessés de guerre. Bandako yeb Sabino M23 Ezaya Barwande M23 Egumakabato mais la kanisi que réalité beaucoup ti eza contraire na bandako yeb Sabino nakosi Narindi majoro mbazalendo bandasa ngo ninje mu kwa 12 bandasa mu kwa mbere bakurashe he bandashimuna Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo kuyandi makuru mwagana societe ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Reka tubahe ikaze inshuti nanone mwe mwazindukanye natwe mu kiganiro cyacu aho twahereye ku cyambu aho polisi n'ingabo ndetse na wazarendo zari zaratsinzwe berekera i Bukavu imibare ikomeje kwiyongera iki gikorwa cyo kwakira aba basirikare batsinzwe ba FARDC n'abapolisi ba leta ya Kongo bajya muri M23 AFC berekera i Rumangabo aho bakorera amahugurwa cyangwa se training zijyanye n'akazi kabo bakora ka buri munsi. Ibi rero birimo biranagaragara ko ikiciro cyabo gishobora kuba cyarabanjeyo batangiye kugaragara mu mujyi nk'abapolisi aho twaciye mu mujyi gato hari abapolisi bari ku kazi. Aha rero ni muri stade nini irimo ibyiciro bitandukanye irimo ikiciro cy'abapolisi hano aba bapolisi mubona bambaye imyenda isa ya gipolisi amakuru atugeraho nuko batubwira ko bo babahaye imyenda barambara bose iyi myenda bambaye ntabwo ariyo leta yari isanzwe bambika abenshi niyo M23 yabahaye eji Bukavu mbere yuko biteguraga guhaguruka berekera Igoma aho bari bukurwe kuri stade bajya i Rumangabo. Hanyuma hakurya hariya naho hari ikindi kiciro muraza kubona ko abasirikare hari bamwe mu bo twaganiriye barafite uko basobanura ibintu byabo wenda katubaha akanya kugira ngo nabo mubumve. Wenda ata kuri TikTok ejo ya guverinoma ya Kongo yari iriho ntago ari guverinoma igaragara kamene bo wenda nyeka twavuga mu rurimi wenda bose bakumva banzu mwire mu Kinyarwanda urambwa no mu Gifaransa cyangwa mwirengara bega baraza bagafata abasore b'abantu bakabajyana mu gisirikare amezi 6 kandi umuntu avuye ku mashuri wenda yari afite akazi ke bakamusigisha akazi umushahara ntawo intambara ntibazishoboye kuzirwana abakuru bonyine barimo bariruka intambara ugasanga abana b'abandi bafashe bari kubajyana mbega no bantu bari kugenda bapfa twe ikintu turi gusaba sana iyi guverinoma ya M23 ikomeze ibeho dufate n'ikinshasa tuhagere kureho buriya butegetsi bwari buriho dushyireho ubwacu wowe umaze igihe kingana iki mu gisirikare nta gihe kirekire maze mu gisirikare cya guverinoma cya Kongo kuko kuva twava ku santere wenda nkeka ni nk'imyaka 2 nibwo wabaye umusirikare ni nk'imyaka 2 nishize ndi umusirikare ubundi wari wakoraga iki nari umunyeshuri ndangiza amashuri mfata akazi kanjye ka saro nangira kogosha baranjyanye bakujyana ku gahato cyangwa uhitamo ni ukwitanga nk'akazi k'igihugu aho tukabona icyo gihugu cyacu abakuru bakiyobora aribo babi ibyo bintu biri kutubabaza cyane ababyeyi batubyara nabyo bikababaza sana dore no guverinoma nta nubwo tuyishaka ntabwo tuyikeneye ino ibita ngo ni FARDC
guverinoma ya M23 igumeho, mbega dushaka tuyihagurutse tuyirwanirire ikomere, nta kindi kintu. Nicyo kintu gitumye mva muri guverinoma nkizana ubwanjye kuri guverinoma. Ntago bagufashe warizanye? Pana njye nyine narizanye, ndabonye ari bwo buyobozi butegeka neza. Nawe wari umusirikare? nanjye ndi umusirikare. Wowe wari ufite iyihe ranka? Kapiteni. None ku igisirikare cya leta cyahunze wowe ugasigara? Twebwe turi aba blessés de guerre. Baba bakora iki abo? Aba blessés de guerre nibo bakoze impanuka mu gisirikare. Ubonye uko akweretse mu mutwe we? Niya mpanuka mwakoze? Mfite n'iyingiyi hano. Cyagiye muhunga? Muva hariya? Nicyo cyatumye tuba, twebwe badusize. Babasize? Bakigendera kubera uko ntibari baki. Sawa, ngo nimwita abafanda arimo arahamagara. Hanyuma ikindi twakongera kubabwira nuko abasirikare bo mu by'ukuri ntabwo bafite uniform, kuko ntabwo M23 irabaha uniform ngo bamenye uko bambara nuko bizagenda. Barimo nabo barerekera Rumangabo kimwe n'abandi. Hano kandi hari n'ikindi cyiciro cy'abasirikare ndetse n'abapolisi batsinzwe mu bice bitandukanye, bari bakihishe mu ngo haba Goma no mu zindi quartier, nabo baje kuri stade hano kugira ngo baze gufatanya na M23 ndetse na AFC. Ariko hano kandi nanone kuri stade hari ikindi cyiciro nanone cya Wazalendo nayo mu batsinzwe uko iminsi hita bari mu mazu barasohoka bakishyikiriza M23 na AFC kugira ngo babashe nabo abashaka kujya mu gisirikare n'igipolisi barabajyana, hanyuma n'abashaka gusubira mu buzima busanzwe bwa gisivili nabo bakagenda. Hagati aho ariko hari n'abasivili bakomeje nabo kuza kuri stade basaba kujya mu gisirikare n'igipolisi, barimo abasore n'inkumi, abagabo n'abagore mu byiciro bitandukanye, ubona ko bose bafite inyota yo kwinjira muri iki gisirikare n'igipolisi cya M23 na AFC. Ibi birimo biraba mu gihe abantu batandukanye ku isi, ibihugu mpuzamahanga n'ibindi bisaba M23 kuva mu bice yafashe no guhagarika imirwano ikomeje gukora. Ikindi kintu kiganje nuko abapolisi bari hano baturutse Bukavu abenshi biganjemo abanyamurenge n'andi moko menshi, ariko niho hagaragaye abanyamurenge benshi mu gipolisi ugereranyije abo twagiye tubona mu bihe binyuranye. Bisobanuye iki rero? Birasobanura ko abanyamurenge nibura n'abandi batutsi n'abandi bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda nibura mu bice bya Bukavu ho hari agahenge aho leta itabatotezaga cyane, nubwo bavuga ngo bafungwaga umunsi ku wundi bagatotezwa bagakorerwa byinshi bitandukanye nk'uko mwabyumvishe mu kiganiro twagiranye n'abasirikare biripotinze kuri M23 nyuma y'uko M23 yari imaze kwirukana FRDC. Umuntu akakubwira ati yewe ndi colonel, baramfunze nari maze imyaka 6, bamufungiye ko yatinze kuva mu kibari cyangwa ibyo abaturage tumenyere nko kuva mu aho yari yaragiye iwabo mu ruhushya yahawe n'igisirikare, akarenzaho iminsi 3 bakamukatira imyaka atazi umubare, akaba yari amaze imyaka 6 afunze. Abanyamurenge benshi rero bakora akazi bavuga bati nubwo dufite akababaro n'agahinda nyuma y'uko twumvishe ko makanika apfuye ndetse na bene wacu bagipfa ruguru nk'uko bahita ati mu misozi ya ruguru iwacu, atari ko nibura urwo M23 hari tugiye gufatanya, turizera ko nabo bazabona ubutabazi kimwe n'abandi baturage ba Kongo bacyugarijwe n'ubu bwicanyi. Reka nshuti bakunzi tubareke kugira ngo mukurikire muvoma cyangwa se uko amashusho twagiye dufata atandukanye ibyiciro bitandukanye hano mu mujyi uko bimeze. Ikindi nuko twakwibutsa abantu ko MONUSCO iracyari muri uyu mujyi, twagerageje mu gufata amashusho mu buryo butatworoheye, amashusho mato agaragaza abasirikare ba MONUSCO by'umwihariko bakomoka mu gihugu cya Maroc bari hano n'abandi mu bihugu bitandukanye barimo kuvoma amazi y'ikivu, ngira ngo niyo bakoresha wenda mu bikorwa byabo bitandukanye by'amasuku babijyana. Twibutse ko mu kigo cya MONUSCO hakirimo abasirikare ba leta batsinzwe bahisemo kuguma kuri MONUSCO, nubwo hari amakuru avuga ko bashaka kuzasohoka bitwa abasivili, nubwo ntazi uko bizarangira. Kandi turabibutsa ko muri uyu mujyi hirya nanone ingabo za SADC zikihari, by'umwihariko South Africa ndetse Malawi na Tanzania bakibarizwa muri iki gihugu nk'uko amakuru abivuga. Mu minsi yashize hari amakuru avuga ko hari abasirikare bashaka kwambuka ba South Africa. Twe nk'abanyamakuru by'umwihariko mu Rwa Gasabo TV turacyari hano dutegereje kugira ngo tuzabahe aya makuru
igihe hazaba arimo gutambuka cyangwa igihe bizaba birimo kuba. Ntimukure telekomande zanyu kuri televiziyo Mamu Rwa Gasabo TV ndetse n'abadukurikira kuri YouTube. Turabashimira mwe mukomeje gukandaho kugira ngo imibare badukurikira ibe myinshi. Namwe mudukurikira mutarafata abonoma, please mwiyaboneshe kugira ngo tugaragarize ko muri kumwe natwe. Ndabashimiye. Ni Scovia Mutesi, mukomeze kugira ibihe byiza. Nous disons encore bienvenue na kati ya mouvement na kati ya ARC. Toyambi bino penza na maboko mibale pe tosepeli na bino na ndenge bokima kibiso te. Nakisi ke boza pe na susi ya Congo. Apare bato babanda kokosa kosa bino. Toko évoluer ensemble. Pe mingi babanda koyebisa bino M23 eza ya Barwandais, M23 ebumaka bato. Mais nakanisi ke réalité oyo bokuti eza contraire na oyo babanda koyebisa bino. Nakosi? Est-ce que nakosi? Façon oyo tozobatela population na biso, je pense que eza contraire na façon oyo FRDC kuna bato ya Kisekedi ere oyo soki otuni na Kalemi soki wapi bazolela bazo pe benga biso po toya kome bakombozi epai na bango kuna tokokoma avec nkolo toza na ye akosalisa pe bango bakozala libere kala te ndenge bato ya Goma bato ya Bukavu bakomi libere. Tosengi na bino discipline ya kosala nini ya kozwa manduki po tobunda ubie po tobundisa ye.
ata lelo soki andimi ke tovanda na mesa biso toza tayari po tosolola mpe tozwa nini solution ya problème oyo ezali na kati ya mboka na biso mpe bobosani yango te boyebi mpe bango kuna bayebi baosala nde basemblant nayebi bino moko boyebi eske nazokosa tokosenga na bino kaka moral mpe discipline détermination aussi ezala po mboka na biso ezala mboka nete bamboka mosusu nayebi ke bosi bozwi baformation na kati ya police lobi après lobi nakanisi bokozonga soki bosilisika mwa entraînement muke bokozonga mpe bokontinue na mosala ya police na kati ya nini na kati ya organisation na kati ya chama na kati ya ARC na kati ya AFC bolandi ngai boza tayari nyonso bokosala ifo esalema na intérêt ya population na biso oyo akomeka konyonga raia na biso wana penza toko makambo ekobeba eske bozolanda ngai makambo oyo ya kosenga mike mike oyo aza na droit na ye olingi kopesa droit na ye te opesi oyo aza na droit te nde opesi mpo apesi mwa muke wana tokondima te eske bolandi ngai sava bozala kimia bozala à l'aise administration ezosalema mpe boyeba ke toza elongo bino boza adui te biso nyonso toza bana mboka Congo nous appartient tous mutu moko te aza na droit ya komi beta tolo ke ye nde mokolo mboka ye nde soki nani ye wana tokondima te bolandi toza wana tosala mpona mboka na biso Congo eza ya biso nyonso biso tu bakongolo sava nasepeli bienvenu na kati ya nini na kati ya mouvement mpe tozokende biso tu ensemble ti esika tokokoma soki na kini tokokoma soki wapi tokokoma kokanisa te ke tosila na Bukavu te wana te tosila na Goma te tosila na Lubero te tozokende mosika sava asante amakuru yawe ni meza witwa nde nitwa Bahati Mugabo Héritier Mugabo umaze igihe kingana iki mu kiwazarendo imyaka ibiri mbere yo kujya muri wazarendo wakoraga iki se narindi majoro mu wazarendo wari majoro muri wazarendo umaze imyaka ibiri muri wazarendo uba majoro cyangwa wabanje kuba umusirikare uza kuba wazarendo oya narinjiye mu wazarendo nanjiye mu myaka ibiri none se majoro ninde uyigwa general wa wazarendo cyangwa w'igisirikare wa wazarendo ujya muri wazarendo babwira ko mugiye gukora iki mu by'ukuri ni ukurindira umutekano nuko batubwira hanyuma mugeze yose turakora tu hanyuma biratunanira abaturage batandukanye bigoma no mu bindi bice bajyaga bavuga ngo wazarendo irica abaturage wigeze uyibona yica abantu wowe hoya pe nigeze nibireba warabyumvise ariko byumva ahandi ariko twebwe muri Nyiragongo hoye Nyiragongo se habaga abaturage ngo bara we baragufashe warizanye narizanye waje ryari usanga mu venturwa hano nanjeho iminsi 3 ni ukuvuga ngo wowe warwanaga muri Nyiragongo byagenze bite muri Nyiragongo tubwira inkuru abatari bariyo tuganire nk'umusirikare abasivili tuyumve mbega twari turi muri Nyiragongo turatsinda nje bitamo kwizana mwatsinzwe ejo se kumbwira ngo maze iminsi 3 oya mbega hari gushira ukwezi naramanutse kugera mu rugo mba mu rugo
M23 irinjira ndi reporting. Yinjiye he mu rugo? Hano igoma hose. Watsinzwe M23 itarafata Goma? Iri kuza. Irimo kuza wowe waragiye. Afande wawe yitwaga ndi hariya muri Nyiragongo wari ukuyoboye? Nyiringiyimana pilote. Pilote? We yavukaga he? Muri Kiruko. Muri Kirugo. Ese mu hariya mu Rwanda nta banyarwanda mwarwanaga nabo ba FDLR? Habo mwajyaga mubona? Oya. Twababona. Nawe FDLR warayumvishe ntiwayibona? Oya. We wakoraga Masisi? Uwo Masisi wakoraga iki? Nari Muzarendo. Wari Muzarendo? Wagiyemo ryari wowe? Ni kurangizamo amezi 9. Amezi 9? Mbere yo kujya muri Wazarendo wakoraga iki se? Nari umushumba. Wari umushumba? None se bababwira ngo mujye muri Wazarendo wowe nyibwira nkawe ubwawe. Ninde waje kubabwira bababwiye ko nimujye muzakora iki? Je nagiraga iruvunda hasigaye binabikimara kuba ndataha nja mu rugo. Iwanyu ni? Ni Karuba. Kajaje rero baza kumva tonje nakoranye n'abatutsi ngo nabazi byinshi muri byinshi ahanini byo kwa mind zabo habyo nabanzeho gatoya. Kaja bangu abatutsi mwakoranye nabahe abo waragiriraga? Yego. Bazarendo bakaja baraza bakangubita bagakora mbega bakangora ibintu bibi none abonye basimbuza umusima mu ndinjira. Iyo abagubagiyemo kugukubita nibyo bibazo byabaga birangiye? Yego. Hari abandi benshi bagiyemo nkuko kwawe? Aba bahari. Okay. Waje hano gute wowe? Akirire nabonye bimaze kuba gucombo mbona muri Zarendo nda kiza kirimo nza muri Goma kwa mushiki wanjye bino bimaze kuba nabonye ubundi ko abazi ko nigeze Zarendo bazanantanga nafatwa tamambona kuza. None ko abantu bamwe abaturage barimo bafite ubwo bwo kujya muri M23 akavuga ati umuntu wacu aragiye bizagenda bite wowe ntabwo ufite ubwo bwoba? Ngoba ntabwo mfite sibye ko ikibazo naba mfite ni ikibazo kimwe ikibazo cy'umubiri ndafite mu bintu muzima ngo kuba gwakora hejuru zo ngo nizo bangu bisaba Zarendo kugira ningire muri bo. Narahungiye nejo ko nabaga FARDC hima sisariyo ziri ngongera ino hejuru ko FARDC tarinzi basiri ko buno ari abaturage benshi bazi ko nigeze Zarendo impamvu ni reportinze kambone ko nagira nega umubiri wanjye wagira umutekano. Inkoni bagukubise zaguteye ubumuga? Haraho wakomeretse cyane? Narakomeretse cyane. Mfite n'ingo ikibazo cy'ingwara kinyungunya. Kinyungunya. Ikomoka ko bagukubise? Sinzi nimba byarayizanye. Okay. Wewe wari umusirikare? Muzarendo. Ariko wabayeho n'umusirikare? Oya. Kuno ninjiye mu Kizarendo. Nahoze ndi umushumba kwa Mwangacucu. Yego. Ubwo inka bakimara kuzijyana norokere Rubaya. Inka zatwawe nabande? Inka iyi ntambara yarabaye zimwe zirahunga izindi Abazarendo bazijyana biba n'ibintu nyine by'akavuyo. Hejuru y'ubwoba ndatoroka norokere Rubaya mu Kinyangara. Ngezeyo nsanga hariyo Abazarendo bamwe bari banzi baramfata barankubita. Maze kunkubita urabona izi ni ingoyi. Barakuziritse? Bambaza ngo ninjye kugaragaza ngo imbunda twayadukoresha muri ferme. Mbabwira ko nta mbunda twayadukoresha. Baranzirika avuga yuko ninazibereka bagomba kunyica. Nibwo nabinginze nemera gukora igisirikare cyabo barandeka. Nshira mu gisirikare cyabo muri ubwo buryo. Ariko tubwire mu by'ukuri uhageze wasanze igisirikare cyabo gikora iki? Cy'Abazarendo? Igisirikare cyabo cyari kibi cyane. Nge ndabuze n'ubwakiva n'ukuntu nakivamo ngo niyizire. Giza amahirwe baratsindwa. Ugezeyo icyari kibi gute bakoraga iki? Cyari kibi cyari igisirikare cy'agahato, igisirikare kinyanyasa. Bona nge natabyihanganira natabishobora. Bitamo kuza muri M23. Umuyobozi wawe yari inde uramuzi? Umuyobozi wanjye ariho bita Mahoro. Wa ubabahe? Baramufunza bikinshasa kuri ubu. Uwo ni umuyobozi wa Wazarendo ku rwego rw'intara cyangwa rwako gace mwabagamo? Urwego rwako gace twabagamo ka Rubaya. Bamufungiye iki si Kinshasa? Bamutwaye ariko bataratsindwa?
bamutwaye bataratsindwa bavuze yuko ngo ari twe dutanga amarembo y'umuventura zinyuzamo imari ubwo barabimushinja nyine Mayanga ahitamo kumujyana i Kinshasa. Amaze kugera ninde wasigaye? Wasigaye ni Mutayomba. Wabahe? Kuri ubu ngubu ndumva ngo birapfo nani hagana za Gatoya. None urimo uravuga ko ikibazo rendo cyari kibi, none se kujya mu nyeshyamba byo biraza kuba byiza? So ntufite ubwoba z'icyo ziri bugukorere? Oya, nabanje kugira ubwoba bwa mbere. Bagenzi banjye barimo n'ubundi bajyaga bamumuriza bambwira ko ari igisirikare cyiza nta kibazo. Ufite imyaka ingahe ubu? Mfite imyaka 27. Ubu mwavuye izo nka zose baraziriye, batwaye za Mwangacucu cyangwa n'abandi bose batwaraga inka zabo? N'abaturage bajyaga bimura inka zabo, ubwo iz'abazarendo basanze mu nzira nabo bagashorera izo ngizo bakazitwara. Bakazitwara. Batwaraga inka ntibica abashumba cyangwa bene zose bahabasanze? Ubwo nyine nibyo nkubwire ukuntu natorotse, babaga bagusanze mu nka nyine uragiye, ubwo bakakubaza impamvu izo nkuragiye nyirazo, ubwo ngubwo bakaba bakugira nabi bakaba bakwica. Hari abo wabonye babikoreye? Hari benshi bagenzi banjye babikoreye bo twayaga tubana. Bapfuye? Bapfuye. Nishiye mu Kizarendo. Uvuye hese? Nari mvuye Goma. Na bantu b'inshuti zanjye banjyanye, ndazi ibyo banjyanyemo, iyo tugeze burya bagiye kumurika kugira ngo mbikure biba birananira. Mwakujyanye bakubwira ko mugiye hese? Banjyanye ngo bagiye kumbereza inzoga. Tugiye kunywa akayoga. Kugerayo baramfashe. Ngo wowe ngo ubaye umusirikare ngo nduki tuvuye mu maboko. Umusirikare se utazi kurasa? None ko ndabipanze ko ndavuze ngo ndaba umusirikare mu njyanye ati ngo hoya ngo duwe dukeneye abasore ngo turakujyanye. Nuko nabatoroka ubwo ninje mu kwa make mu kwa mbere bandasa, ubwo ninje mu kwa 12 bandasa mu kwa mbere mu kwa kabiri ku tariki 20 uri mu mirwano. Oya, nibo bandashe ubu bonyine bandasenzuye. Bakurashe he? Bandashe muno. Sugongeraga ikibazo n'icyamuno mu mutima n'ingiko. Ubwo kuturwa umunsi nanaricaye naho navuze ati reka nze kuko abambonye icyo gihe batavuga ngo nandi umusirikare ugasanga nanjye ndahohotewe mbuye n'ikibazo. Nkuwanze kwiripotinga nuko naje. Wowe noneho bakurashe utarajya no ku rugamba rwabo? Bakurasiraga iki se? Mbega njye nagiye kumva bandashe sinzi icyo bandasiye. Barimo barasa n'abandi cyane barashe gusa? Nije barashe gusa. Wari waranze se kujya kwiga imbunda? Nari narabyanze. Banjyana mu izo nzira sasa ndazi kundi banjyana. Wigeze ubundi aho babaga bakora iki? Wewe wabaga mu Bazarendo bari hehe? Bari inzuro. Bari? Inzuro niyo bari banjyana. Wowe wabanye nabo wabonaga bakora iki se? Yo bakoraga kuko nabanye nabo twagiye inzuro, twageze inzuro batujyana Isake, kugera Isake twarangiza ibyumweru bibiri kuko bari bafite izindi madefensiyo tanabadusubiza inzuro. Ngo turacunga aho kwamwe iruhande y'ikivu. Wigeze ubabona barwana na se na M23 nibura? Nagenda wanagiye kumarwa kwingwana kumva ndabona arangije n'iminsi ngo nagiye kurwana. Bakurashe utarajyayo. Okay.